Okay, nongeye kuzana indi application wakora amafaranga akakugeraho kandi mu buryo bworoshye cyane. Yego mwanyandikiye WhatsApp munsaba yuko nazabashakira kandi ka application kari gutanga amafaranga kandi kameze neza. Yego iyo ngiye gushaka application manza kugenda ngashaka koko niba ibikura kandi koko nibiyatanga. Yego nakoze research kuri application sanga burya ari application y'ikizere dore yuko imaze imyaka myinshi cyane ishinzwe kandi itanga ikizere igenda ibikura abakorera amafaranga bagenda agaragaza koko iyatanga. Yego nimwe itanga amafaranga kandi akakugeraho kandi idascaminga ku muntu wayakoreyemo amafaranga. Yego nimwe rero nakoze ubushakashatsi sanga yarashinzwe na 18 kandi kujya n'iki gihe igitanga amafaranga. Yego nagisaba igishoro nkuko sanzwe mibabwira kubikura kugeraho nkuko bisanzwe bigaragara. Yego ntabwo ibikura kuri Momo ariko harimo uburyo amafaranga kugeraho kuri Momo. Rero ku musozo wa video ndazikwereka uko wabikura akakugeraho kuri Momo mu buryo bworoshye cyane. Ariko nkwibutsa ni muri mushya ukanda subscribe kuri video ukande na like ukande na comment uko ushaka nyine ko twagufasha n'ubundi busobanuro ushaka kumenya nuko nyine ni application cyangwa video nabakore uko yabashimishije. Ariko mbibutsa iyo tukoze video tatu kugira ngo tubigishe iyo ukayitarutsa ukwihutisha ngo nuko wabonye ko wakora account cyangwa ko wakora sign up bigatuma ujya gukora sign up cyangwa ukwihutisha bituma utagira no mu gihe cyo kubikura kuko haba ari mu buryo bwinshi twaberetse uko wakora amafaranga nuko wayabona nuko besi harimo uburyo nyine kugira ngo nyine ubashe kujya muri icyo cyiciro nuko warebye video kujya ku musozo wayo wanayitangiye. Rero nuba ushaka kumenya uko wabikura kandi uko wayakoreramo nuko urareba video kugera ku mutangiro yayo kujya no ku musozo wayo w'iyi video. Nongeye mbibutse ni buri mushya ukande subscribe kuri video kuko nabategura akantu keza munaza gukunda muri iyi video gaye. Rero nkuhaye ikaze it's a boss sample bazamurira imbuga mbereka uko wakora amafaranga nta gishoro kuri application nyinshi zitandukanye. Reka mbere kuko wakora sign up muri iyi video, link twasize muri description y'iyi video uraza gushaka handitse Mowa ukandeho ujye muri description ukande ku link twabashyiremo ugende ukora account uraza no kudownloading application. Okay, ku bantu batazi gushaka link muri description ahangaha uri kurera aka kanya video uraza kuza ukanda handitse Mowa hano ahangaha handitse Mowa aha kuri Mowa nurangiza utugera ahantu hameze nk'ahangaha azati nukanda handitse Mowa ahangaha numara kwakanda uhita kuri link ya mbere ahangaha nashyizeho uze uhita uyikandaho kugira ngo ugende ukore sign up cyangwa downloading application. Uraza kuhita ukanda kuri link ya mbere uraza gusanga muri description guy niyo munaza kuhita mukandaho gaya. Okay, rero nukimara gukanda kuri iyo link leta kugeza ahangaha iyi rero na yindi application ababyimaza gahe kuko ifite garanti igihe kinini cyane kandi n'abayikoresha barayizi. Na yindi bayita Cointiply ni real Bitcoin. Ahangaha harimo uburyo bwinshi. Icyo rero turaza gukora tuzaza dukanda ndetse install ahangaha tuzaza dukande install to downloading. Urukona ko kuidownloading na mega zigera mu 10 zirimo. Reka tumanuke kuri feedback abantu batanze ahangaha kuri application. User are saying abayikoresha icyo bavuze app is considered fun to using thanks for its user friendly interface and the variety of always unlike game and tips n'ibindi bigiye bitandukanye. Great apps. I like the layout of the app that make it easy to navigate through each from platform available to grow Bitcoin wallet. Ahangaha ukona ko abantu bose bagiye bayivuze ibintu bizima. So first is app amazing. Second I do have a time try about loading time. Kona ko bose bagiye bayivugaho ibintu bizima. This was a great app until this survey issues I see previously, but the game were working great until about 10 minutes ago when I took breakfast. N'ibindi bigiye bitandukanye ko ahangaha bayivuzeho ibintu bizima. Ahangaha rero ukona ko turi kuidownloadinga igeze kuri 75. Iyi rero ni Cointiply niyo iri kubasha gukora gutanga izo coin zanyu.
So rero ino application harimo feedback nziza zituma nyine application igaragaza ko ari ikizere. Uwa mbere uno James Dolan yafuze the first app is amazing, second I do have a 10 try about loading time without wifi. Angaha tujye no kuri uyu nguyu, this was a great app until the server issues I see previously, but the game were working great until about 10 minutes ago when I took breakfast. Reka tuzamuke no kuwundi. Aha ni feedback buriya application ifite feedback nziza aba ari sawa. The app is considered fun to use, thanks its user friendly interface and the violent game way like game. The reward program is engaging with fast payout money transfer are generate successful and fast. However, experience without customer support are mixed, ranging from use for slow. Harimo uburyo bwinshi. Already anga application twayigezemo. Imaze ukanda install already nababwiye nagitwara na mega zigera mu 10 tukanda hano open na kindi hano ukora guy. Tugiye gukora hano sign up buriya. Tugiye gukora sign up tunyuze kuri application. Ni mu buryo nyine burimo tugiye gukora sign up. Okay, rero ugikanda kuri open already bahita kugeza ahangaha. Babwiye ko ari Cointply. Welcome to Cointply, the application reward platform. Application za mbere utukanditse ngo type to continue. Hanga type continue nuza itukanda. What is Cointply? Cointply is the modern crypto rewards platform that pays you for completing tasks, filling out survey, view ads and pay game. Cointply ni modeli ya crypto itanga impano kuri platform yishyura abujuje haba task, haba ibibazo n'abareba ads n'abakina game. Aha rero tugiye ukanditse next guy. Turetse tugira nditse many way to earn coin. Harimo uburyo bwinshi bwo gukora coin. Free day coin spin, loyalty bonus up to 100%, complete survey, play games, earn coin, view short ads, video, complete offers, task, redeem Cointply promo code. Harimo uburyo bwinshi, gukina spin, ubona bonus, gusubiza ibibazo kina game, ureba short noya ads, ugasubiza redeem coin promo code. Ahangaho tukanda tena next guy. Ukanda next. Bahise kugira ubundi buryo withdraw your coins. Aho ukora withdraw cyangwa ukabikora coins zawe. Withdraw your coins for Bitcoin, Dog, Litecoin or Dash. Ahangaho ukora withdraw kuri Bitcoin, kuri Dog, kuri Litecoin na Dash. Izo zose zibarirwa kuri Binance guy. You can withdraw when you reach coin zingana na anga ufite gukora withdraw mu gihe wujuje coin zingana n'ibihumbi 30 zingana na USDT eshatu. Yo for Dog, Dash, Litecoin, kuri Dash Litecoin wo ukora withdraw ufite withdraw zingana na 50 za coin zingana n'amadolari 5. Ahangaho ni mu buryo for Bitcoin BTC. Ahangaho utukora next. Ahangaho buriya ukora withdraw nuko ufite coin zingana 30 zingana na USDT eshatu. Kanda nditse next guy. Twagiye kuri discover or connect with other crypto ni earn coin from the chat when wherever you check in. So kanda next tena hanga earn 5% annual interest if you maintain any average balance over 35,000 coin. You can earn 5% annual interest on your coin balance. Interest is calculated day and pay weekly. Ahangaho tukanda tena next. Ahangaho harimo uburyo bwinshi tugiye ukanda next. Tukanda next. Abaza kubya let's get started. Noneho dutangiye time to start earning. Igihe cyo gukora amafaranga cyageze. Type down below, login, create new
Count play account done nuhita ukanda nta kindi tuse tugira rero ahantu hameze nk'ahangaha. Review our data connection policy. Harimo uburyo bwinshi, icyo uzakora uzazanditse ngo agree let's go, niwe uzahita ukanda guy. Wise tugira ahantu hameze nk'ahangaha rero gukora dukora iyo bita account. First ahangaha baza kugira ngo izina ryawe rya mbere uzashyiraho izina rimwe, ariko ngiye kwanjye amazina wenda nickname yanjye cyangwa izina nkoresha ari Sam Promoter ngiye narayifatikanyije, ushobora gushyira iryo ushaka, washyiraho rimwe washyira abiri biterwa n'iryo ushaka. Username tuvuge wenda username bizaterwa username utena, wenda uvuze username wenda Sample wenda nukuko utena nuko nguko nanga wenda nandikemo Sample nk'ibisanzwe kunguku. Noneho ahangaha handitse ngo email uzashyiramo email yawe, hano handitse password uza creating a password, tuvuge wenda niba ari Musa, niba ari Kigali wongereho rimwe bizaterwa guy, ukanditse ngo create account niwe uzahita ukanda. Ahangaha nyine ntabwo byakunda ko ahangaha ntabyo mfitemo, ariko uzahita ukanda ese create account. Ngiye icyo ngiye gukora ataho kugira ngo sign in with existing account, injira muri account yakozwe. Ahangaha nzaza nkandi hariya kuri existing account handitse baza to kujya winjiremo uko baza gusa gushyiramo email yawe na password. Already ahangaha ngiye narabikoze na password. Okay, ndazanditse ngo login niho nzakora gusa. Ndi twahise tugira noneho muri application yacu nuko nguko imeze. Ni CoinPlay niyo twagezemo turi kugenda dukoresha. Already hanga iri kwiloading, hano handitse ngo load offers, biri kwiloadinga kugira ngo offer muzajya mukoramo itizizana. Please wait while we loading. Mutegereza mu gihe biri kwiloading. Tuse tugera noneho ahantu hameze nk'uku nguku. Top offers, surveys, day free coin, recently complete. Harimo uburyo bwinshi naberetse ugenda ukoreramo coin bitewe n'ibyo ukoreramo. Already guy, tugiye gukanda kuri ububoro butatu buri hejuru tugende turebe ibindi. Offer, survey, PTC ads, paid to click, coin price chart, activity feed, withdraw deposit setting, enter code. Aha rero cyambere tugiye gukora, okay, cyambere tugiye gukora already buri abatuhereje message muri email, kamanzi mereke kuntu hanga bimeze. Bahita kohereza message kuri email already hanga reka nyibereke. Okay, rero hariya iyo uri gukora sign up ugashyiramo email yawe kugira ngo verifying, kugira verifying bagohereza coin ya bonus guy. Verifying yagoreza coin ya bonus. Ahangaha uza muri email babagoye message ugakanditse ngo verify your email. Already coin zacu zahise zihagera, twari turi kugira ahanditse ngo daily free coin. Ahangaha naho reka tuwakande turebe ko hari twari twakanze, baduhaye uburyo bwinshi bwo kuzikorera, ariko kiza bari application tu na application kugira ngo ikore nuko ufite connection ihagaze neza, imeze neza, itari kuzagira cika ko icika nago zikora guy. Reka dutegereze turebe. Hari izi ngizi nuko twe twakanze andi handitse verify your email, nta kindi kabisa bayisadoreza za coin zacu 1000, kandi withdraw twabonye yuko ingana na coin 30,000 kugira ngo ukore withdraw. Ahangaha rero tuse tugira ahantu hameze kunguku game rewards, aho ugenda ugakina game, aho ugenda ukadownloading application n'izindi gihe bitandukanye. Harimo rero no gukirika ahangaha ukabona coin bitewe na shot ushaka kureba. Aha tuvuge yo click ahangaha ndetse ngo view shot, reka turebe izo batuzanira nayo babatanga turebe rero hukuko zimeze. Claim the bonus of limited time, amasegonda 40 coin 31, ahanga amasegonda 15 coin 11,
amasegonda 10 coin zinga, aho ugenda ukanda hasi bitewe n'ibyo ushaka kureba. Tuvuge nk'anditse ngo view this urategereza ukareba bikirodinga nyine ureba hariya iyo byatangiye kwibara amasegonda nubwo aho biraza gaye. Ahangaha njyewe rero njyewe ntabwo nshaka kuhita mbikora kuko ndi gukora video, hari sound zazamo kandi ntabwo nshaka ko zizamo cyane gaye. Rero utegereza amasegonda 30 nangahe biterwa n'iyo uri kureba aho ngaho gaye, ukahita ubona izo bonus zawe. Reka dusubire ahangaha inyuma. Rero naberetse ko harimo uburyo bwinshi, harimo coin utapfa kumara gaye. Rero kandi hose ugenda ukanditse ngo view this ad. Reka dusubire inyuma, hariya twari turi kuri PTC ads, reka tujye kuri watch video earn coin. Reka tuhakande turebe, easy watch video, ukanda handitse start watch, ukahita ubona coin 5 buri video urebye. Handitse ngo watch video, collect point, redeem them coin in your account n'ibindi bigiye bitanye kuri account yawe. Harimo ahangaho mu buryo bwinshi, noneho aho ukora sign up ukabona coin zawe, handitse ngo complete question collect your bonus. Ahangaha ni byo ugenda usubiza ukabona coin. Reka dusubire inyuma rero, ahangaha ndi kubereka ubundi buryo. Handitse ngo recent complete, ahangaha namwe uri mu bundi buryo ugenda ubona izo coin byato na hatoye. Aha rero harimo uburyo bwinshi, tuvuge nk'ahangaha hari coin 50. Okay, reka duscrollinga tumanuke tujye hasi turebe bwa buryo naberetse. Aha ugenda usubiza ibibazo akagureza coin zijyanye n'ibyo wasubije. Ndetse harimo uburyo bwinshi ugenda usubiza ibibazo baba baguhaye. Aha rero nababwiye yuko ugenda usubiza bitewe n'ibyo baguhaye, ukagenda wuzuza ibyo baguhaye. Harimo no kudownloadinga application ukabona kuri izo coin baba baguhaye. Reka tuze dukande kuri bwa buboro butatu tute tuza, noneho handitse ngo enter promo code. Enter promo code uyinjiyemo bahita bagureza coin zingana na coin 400. Handitse ngo redeem promo code, winjiza promo code baguhaye. Promo code may have fixed number of redemptions available or may be limited to one user only. Ahangaha promo code iba ni imibare ikoreshwa rimwe kandi ikahita irangira. Promo code are usually announced mobile notification, Twitter or via email. Ahangaha promo code rimwe na rimwe ayitanga kuri email cyangwa kuri Twitter. Rero ufite Twitter icyo uzakora uzaza ukande kuri Twitter n'ibisanzwe uko nguko. Already na searching andikemo coin play uko nguko usearching. Ngewe already uranga rukona ko hano hasi na searchinze za logo yayo nuko nguko imeze. Ni coin play ahita kugera coin play 1000, nuza itukanda 1000 nuza itukanda ugende urebe code and promo code yabashyize kuri account yabo. Okay, rero uzaba wayikanzeho uzahita ugera ahangaha logo yayo nuko imeze. Ahangaha batanze ari gushira iminsi 2 biterwa n'igihe bayitangiye. Uzanga ukareba promo code, azatubwira guess the missing word, azakubwira count play helps me more coins. Ahangaha uraza gushaka iri hagati kugira ngo yuzure. Ese count play helps me to find more coins, count play help me earning more coins, help play make me more coins. Ahangaha uraza guhitamo ikiri kubara. Azatubwira ngo using the miss word as promo code for 400 coins, first user using all. Ahangaha 700 bamaze kwikoresha. So aha rero bakubwiye iyo miss word igomba kuba ifite letter enye. Ivuze niba iyo iri kubura ni letter enye. Ese muri find
ese muri find na an ikirimo ni ikihe? Tuvuge wenda kwa zose zifite zifite imibare ine. Ni find more coin, ese ibafasha kubona coin nyinshi. Washyizemo find naho byakunda, ushizemo an naho byakunda. So ahangaha icyo tugiye gukora rero, tugiye kugenda dushake ya mibare nyine y'amagambo ane afite inyuguti enye. Tuvuge niba ari an igufasha kubona coin nyinshi. Ahangaha uratinda gato ugasanga tena code ipaka twongere twinjiremo buriya. Okay, tukiva kuri iyo bita X ariyo Twitter, tuhita tugaruka kuri bwa buboro butatu naberetse. Ukaruka turi gushaka promo code, turagaza duhanitse enter promo code. Twabonye yuko kugira ngo ya nero yuzuye uko turaza gushyiramo find cyangwa mo wakubite nuko twabyanalize. Twabonye yuko kugira ngo idufashe yuko haburamo an count helps me earn more coin, niyo twabonye ko ariyo yajyamo. An rero andike hano andike a e ra na na. Nuko nguko twabonye ko yo yari ifite imibare ine. Twabonye ko niyi ari imibare ine. Dukanda nditse redeem r na. Twabonye ko ariyo mibare ine batubwiye iri kubura, bivuze uko ari iyi ngiyi rero. Anga ukandaho ugategereza ukareba ikode bari kukubwira ahangaha guy. Okay, hano bahise batubwira this promo code is no longer valid. Ahangaha rero buri ujyaho ukareba kuri Twitter cyangwa X yabo, ukareba n'arindi shyashya bashyizeho, ukaza ugashyiramo kuri inter promo code akataguriza coin 400 ahangaha guy. So rero reka dukomeze ubundi buryo naberetse ko harimo offer survey, harimo PTS, ariyo PTC ads pay click. Nabiberetse ko harimo n'uburyo bwinshi kora na withdraw guy. Ahanditse withdraw, ushaka gukora withdraw uraza ugakora withdraw kuri bita Bitcoin wallet, Dogecoin, Litecoin na Dash wallet. Izi zose zirakora cyane ku muntu ufiteho ibiceri, ahita kugeraho kuri momo guy ukahita yabikura. Nushaka gukora withdraw kuko harimo uburyo bwinshi, naguza n'abantu ufiteho ukabahereza, ukabora withdraw yabagera bakagwereza andi kuri momo ku muntu udafite Binance guy. So rero buno buryo harimo uburyo bwinshi, uko nako cyagiye tu verifying email yacu hasadohereza coin ingana n'igihumbi, coin igihumbi zingana na 0.1 USDT. Ayo amafaranga ari hejuru guy y'ibiceri byinshi tu. Ahangaha buriya tuvuge kujya tuzuze manamo ya withdraw batugiye ko zingana ari ibihumbi 30, zingana ni USDT 3, zingana n'ibihumbi 3 hafi gera kuri 4 n'ibindi bizamuka aho ngaho guy. Harimo uburyo bwinshi nagiye mbereka ukora video, kina game n'ibindi bigiye bitandukanye nagiye mbereka muri application. Ariko icyo nabonye muri application isa nkaho rimwe na rimwe ishaka kugora application, ryo usanga kwinjira bigorana, ugasanga rimwe na rimwe barakwangiye gukora bikwenene. Ariko cyane cyane umuntu ufite connection yihuta ntago bigorana guy. Anaberetse nyine uburyo ugenda hanganitse top survey, top offers, aho ugenda ukadownloading application. Nabiretse nanga survey ugenda ugasubiza ibibazo usanze bihari, na day free coin. Ahangaha harimo ibintu ugenda ukaraba mureba video n'ibindi nagiye mbereka biri muri iyi boro n'ibindi ahangaha bigiye bitandukanye birimo. Reka rero duhure mu gihe cya minimum, nanjye nzaba nujije igihe cya minimum, ubundi dukore withdraw kuri application. Harimo no gutumira guy ahangaha kubwira ngo share your link you will earn n'ibindi bigiye bitandukanye. User will refer get some amount of coin n'ibindi bigiye bitandukanye biri muri iyi application guy. So ndizera yuko rero kano ka application nubwo kagoye kwinjiramo rimwe na rimwe agashaka kuzana ibibazo bya hato na hato, ariko hari feedback yuko ari kazima. So ndakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.